anenga ibyo abatangabuhamya bamushinja. Habyarimana yavuze ko icyaha ari gatozi adakwiriye gukurikiranwaho ibiregwa ishyaka MRND ngo kuko ryari rifite stati izwi kandi kubwe ngo itarimo gukora jenoside. Avuga ko nta n'urukiko rwahamije MRND jenoside, none ngo abatangabuhamya bamushinja bavuga ko adashobora kubihakana mu gihe yarakuriye iri shyaka muri perefegitura y'umujyi wa Kigali. Urukiko rwamubwiye ko n'ubundi ibyo aregwa ari gatozi kuko yabikoze ku giti cye nk'inama yagiye ayobora zafatirwagamo ibyemezo byo kwica abatutsi. Anavuga ko aba batangabuhamya bagakwiriye kwerekana inyandiko mvugo z'ibyo bamushinja ko yavuze icyo gihe. Urukiko rwakomeje kumubaza kugaragaza ibimenyetso bihamya ibyo avuga, ariko akabibura, agahamya ko kuba afunzwe ari byo bituma atabibona. Mu magambo ye ati ibyo birangonga. Habyarimana avuga ko ubushinjacyaha bwari bukwiriye kuzana inyandiko mvugo bwahawe n'abatangabuhamya nk'ibimenyetso bigaragaza ibyo Habyarimana yavugaga mu nama, ariko ubushinjacyaha buvuga ko ibi atari byo kuko kuba abatangabuhamya ibyo bamushinja bivugira ko babaga bari muri izo nama ngo bihagije. Habyarimana avuga ko nta butumwa bundi yigeze atanga muri izo nama. Urugero ngo ni nka mitingi ya MRND yatumijwe n'Amata Yongerumatsi wari umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu, aho ngo hari mu kwa mbere mu mwaka w'1994. Bityo ngo Habyarimana ngo yatanze ikaze gusa, ariko anabwira abantu ko MRND ari ishyaka ry'abaturage bose. Avuga ko muri iyo mitingi bateguye urugendo rwo kwamagana iyicwa rya Ndadaye Melchior wayoboraga igihugu cy'u Burundi, ariko icyo gihe Karamira ari kuvuga ijambo ngo amashyaka yarahari yasaga natangiye gushyamirana. Icyo gihe Habyarimana ngo yahise ajya guhosha ubwo bushyamirane, maze ngo aragaruka afata ijambo avuga ko umwanzi w'u Burundi ari we w'u Rwanda. Nyamara ngo agatsiko karimo abatutsi icyo gihe ngo kahise kamwita icyitso kuko ngo yarasabye abarwanashyaka ba MRND kwitarura abandi. Icyo gihe interahamwe ngo nizo zabaga zicunze umutekano. Habyarimana yemeza ko nta gitero kigeze kigabwa mbere y'1994 uretse icyo mu Bugesera nabwo ngo atigeze abona uretse kumva babivuga. Avuga ko bamumeshyira kuba umwe mu bashinze radio RTRM yishinjwa gukwirakwiza amagambo ab'urwango no gushishikariza gukora jenoside, ariko ngo icyo we yemera nuko we yari mu basinye kwiyemeza, nubwo ahamya ko nta kibi cyagaragazwaga mu byo iyo radio igiye gukora. Avuga ko yemeye no kwitira inkunga, ariko 150 yayemereye ngo ntabyo yatanze. Iba ariko ubushinjacyaha buvuga ko kuba yaratanze inkunga y'ibitekerezo n'amafaranga nubwo yaba atarayabahaye bihagije ngo ashyirwe mu bayishinze. Urukiko rwasabye ubushinjacyaha gusobanura ku buryo burambuye interahamwe Habyarimana ashinjwa gushinga, dore ko we avuga ko zashinzwe mu 1991 bikozwe na Minisiteri y'Ingabo, nyamara ubushinjacyaha bwo bukavuga ko zashinzwe muri 1992 ibivuye mu mujyi wa Kigali mu mirenge nka Muhima, Nyakabanda na Kimisagara. Izi ngo zakwirakwijwe n'ahandi mu gihugu ngo byaturutse ku gitekerezo cya Habyarimana Jean muri biro politike y'ishyaka MRND. Habyarimana avuga ko ubushinjacyaha bumurega ko yatoje n'interahamwe izahandi hantu nka Nyakabanda, nyamara umucamanza wa mbere yaramuhamije ibyaha ko yatoje izo ku Muhima na Kimisagara. Uregwa akavuga ko ngo ibyo ubushinjacyaha bwongeye mu kirego biri hanze y'imbibi z'ikiburanwa. Abatangabuhamya batanu bose bafunzwe bashinja Habyarimana, we yemeza ko bakoze ishyirahamwe ryo kumushinja ibyo yita ibinyoma bagendeye ku ishyaka gusa MRND rishinjwa jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko abatangabuhamya batatu nabo bashinjura Habyarimana wari abagabo b'indarikwa kuko ibyo bavuga ngo byuzuyemo amarangamutima. Habyarimana Jean yatawe muri yombi mu 1996 arafungwa amara igihe kinini adafite dossier, aho aburaniye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumukatira gufungwa burundu y'umwihariko, ariko arajurira ndetse n'umushinjacyaha buzana ibimenyetso bishya bimushinja uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubushinjacyaha bwasabye ko igihano yari yarahawe cyo gufungwa burundu y'umwihariko cyagumaho. Habyarimana yasabye urukiko kuzasuzumana ubushishozi uruhare bamushinja mu gukorana n'interahamwe, ndetse urukiko ngo rukazita no ku buhamya bw'umushinjura wari no mu buyobozi bwazo muri perefegitura y'umujyi wa Kigali. Uru rubanza rukaba ruzasomwa ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa